Mu gihe imihanda myinshi yubakwa kugira ngo yorohereze abantu kugenda no guhuza ibice bitandukanye by'igihugu, hari indi yubatswe ahantu hatangaje ku buryo buri kilometero igenda iherekejwe n'akaga gakomeye. Urabyumva? Ahanini ni imihanda inyura ku mpinga z'imisozi miremire, ku manga y'ibitare, mu bice bifite imvura nyinshi n'inkangu, cyangwa ahantu umuhanda uba ari muto cyane ku buryo ikosa rito rishobora guteza impanuka ikomeye. Abayikoresha kenshi baba ari abantu bahamaze igihe, bazi buri cyobo, buri kanogo ndetse n'imiterere y'aho hantu. Ku bashyitsi cyangwa batamenyereye bene iyi mihanda, urugendo rushobora kubabera nk'urw'abayahudi bamaze mu butayu, kuko rimwe na rimwe usanga imodoka igenda hejuru y'imisozi ihanamye, hafi y'imigezi miremire, cyangwa ahantu hatagira uruzitiro rurinda abatwara ibinyabiziga kugwa mu manga. Urabyumva? Bona kure yabateguriye urutonde rw'imihanda 5 iteye ubwoba muri ino si y'abazima. Nitwa Ngendahimana Daniel, mbahaye ikaze. Ku mwanya wa 5 mu mihanda iteye ubwoba kuri ino si turasanga witwa Koruma ndetse na Rena Highway. Iyi mihanda ikaba ireshya na kilometero 3,000 ndetse na 80. Iyi mihanda ikunze kwitwa imihanda y'amagufa ni mibi cyane kuko ikirere cyaho bwacyo ni kibi. Nta kaburimbo ibamo ndetse habamo icyondo cyinshi. Mu gihe cy'izuba ivumbi riba ritumuka. Iyi mihanda ibiri ihuza Serbia n'Uburusiya ni imbogamizi cyane ku banyaserbiya bayinyuramo bagana mu gihugu cy'Uburusiya, kamwe mu bice bizwiho gukonja cyane. Iyi mihanda ibiri ihuzwa n'umugezi wa Rena ukunda kugira amazi akonja agahinduka barafu. Uyu muhanda uba ufunguye kuva mu Kuboza kugera muri Mata, aho barafu iba atari nyinshi cyane ku buryo imodoka yanyuramo. Gusa buri mwaka abantu bahasiga ubuzima imodoka zabo zatebeye muri barafu. Urabyumva? Biteye ubwoba. Muri Nyakanga na Kanama imvura igwa, umuhanda ukunze kuba mubi cyane, ndetse hakaba n'uruhurirane rw'ibinyabiziga bituma hakunze no kuba ubujura. Ku muntu wibereye mu Rwanda nujya guca aha hantu mbaye nkuburiye, sibyo? Ku mwanya wa 4 mu mihanda iteye ubwoba turasanga witwa Guriyanga Road. Uherereye mu gihugu cy'Ubushinwa. Ubushinwa we ureshya na kilometero 1.2. Guverinoma y'Ubushinwa yafashe umwanzuro ko atari ngombwa gutanga amafaranga yo gukora umuhanda uhuza abaturage 300 bonyine. 13 muri abo baturage bahita bafata umwanzuro wo kwiyubakira umuhanda bawunyujije mu manga y'umusozi. Uyu muhanda uherereye mu misozi ya Tihanga mu ntara ya Henan. Abo baturage bifashishije ibiturika mu guturitsa imanga. Mu bumenyi buke bwo kubaka imihanda, abaturage bamwe bagiye bahasiga ubuzima bazize impanuka. Uyu muhanda ureshya na metero 6 na metero 4 z'ubugari, ukaba ushobora kunyurwamo n'imodoka 2. Byafashe imyaka 5 mu kubaka uyu muhanda, waje gufungurwa 1977. Uyu muhanda iyo haguye imvura uba mubi cyane wa muntu. Niba uteganya kuzahajya urabe wigengesera nyine. Ku mwanya wa 3 mu mihanda iteye ubwoba ku isi turasanga witwa Zojila Pass. Uyu muhanda uherereye mu gihugu cy'Ubuhinde, ukaba ureshya na kilometero 9. Nk'indi mihanda yose ku isi inyura mu misozi ihanamye ibiteye ubwoba ku bagenzi. Uyu muhanda usa nabi, nta kaburimbo irimo ndetse nta n'ibyuma ufite bishobora gutangira imodoka mu gihe yaba itaye umuhanda. Ikindi nuko nta byapa byo mu muhanda wahasanga ndetse urimo n'amakorosi menshi cyane. Uyu muhanda ukaba uherereye mu burengerazuba bwa Himalaya mu misozi ihanamye yo mu ntara ya Kashmir. Uyu muhanda mu gihe cy'itumba kandi ubufunzwe. Wubatswe mu 1947, ukaba mbere warakoreshwaga mu bikorwa bya gisirikare gusa. Reka twikomereze n'umwanya wa 2. Umwanya wa 2 mu mihanda iteye ubwoba ku isi turasanga witwa North Yungas Road. Uwo nguwo ni umuhanda uherereye mu gihugu cya Bolivia, ukaba ureshya na kilometero 80. Ukunzwe kwitwa umuhanda w'urupfu. Ubyumve neza. Uva mu mujyi wa La Paz ujya Coroico. Uyu muhanda unyura ahantu habi hatandukanye nko ku manga, ahatambika cyane nta byuma birinda kuba imodoka yarenga umuhanda ikagwa mu manga, biba ku mpera z'umuhanda, ndetse unakora urugendo rw'ibirometero birenga 10 uri mu ishyamba rya Amazon. Urabyumva? Kuva mu 1994 abagenzi basaga 300 bapfiriye muri uyu muhanda, aho hagiye hari ibimenyetso bitandukanye byo kwibuka ababa barapfiriye muri uyu muhanda. Ikikwemeza yuko uyu muhanda uteye ubwoba, bakoze urwibutso nyine. Nawe ugiye ukahagwa, ubwo nyine nawe wahita ushyirwa kuri urwo rutonde. Biteye ubwoba. Ku mwanya wa mbere mu mihanda iteye ubwoba ku isi turasanga witwa Kiratupang Road. Uyu muhanda uherereye mu Buhinde, ukaba ureshya na kilometero 114. Ku bantu bakunda kurira imisozi, uyu muhanda bawukunda.
hariho ibibuye bimeze nk'ibigiye kugwa ku buryo abantu bahorana impungenge ko bishobora kugwa igihe icyo ari cyo cyose. Uyu muhanda wubatswe mu myaka amajana yashize kandi kuva wakubakwa nturavugururwa na rimwe. Abantu banyura muri uyu muhanda batwaye amamodoka barigengesera cyane kuko utaye umuhanda gato wamanuka ku manga ireshya na metero zirenga 700. Ikindi kandi kigira uyu muhanda wa mbere mubi ku isi ni uko unyura ahantu hitaruye hataba ikindi kintu ndetse hatanatuwe. Mu yandi magambo, ku muntu wavuye i Kigali yerekeza i Karongi, muribuka imihanda iherereye hariya za Nyange, kongeraho uwo ku rutare rwa Ndaba, niko bimeze. Iyo niyo mihanda mibi ya mbere nkubwiye muri 5, gusa uwo ku Kibuye ntabwo urimo, ni urugero nari nifashishije. Nge nitwa Ngendahimana Daniel, mugira amahoro.